ndumva noza vuba akazi kariyongera nzajya nshishamo ngire gakenya kugira ngo ayiga n'iminsi micumi hari igihe usanga ibintu bikaze reba ejo bundi ntibanyishyuye ariko bamuriye nabi so bino bintu wabona bizavamo ku munsi nkora ibintu byinshi ubu nenda nsoje inje hano mu kanya ndajya gufura si bino bintu bizavamo nzajya nshishamo nje no gutarasa nzajya mucunga yasohotse yagiye gushopinga nanjye mugiye gutembera mba nkumbuye no kujya kuzirira mu buturage nkareba abandi bakozi ko bameze bakajya banganiriza nawe imirimo nkora Kongaho ubu turi sangahe none se ari sangahe imirimo yose wambwiye se nayikoze ubuse kuba wayikoze yose byibura reba nka biriya bipapuro birahariye byose wabikuyeho ako se uragira ngo nicime ibice bingahe reba wambwiye wahereye kuva mu gitondo kugeza saa 8 utarasoza no koza ibyombo ako mabuja nawe urangora reba nasoje bino nsoje bino none kumugona ibipapuro siko wasabye ako se reka tuganire ubundi utarashaka nagwe iwanyu wabikoraga umva mbesiri ndakwiyamye ntukansubiremo kora ibyo ukora hanyuma ugire ibiki igihe kimwe nawe uzajya unyubahasha nkobaha wowe wana batari umuntu nkawe se ngo ndavuze ngo kora ibyo ukora vuba vuba ngiye kugenda kandi nsanga wahishije wite no kuri ngo ki ariko ukuntu tugiye kubigenza ibiki se toragura tura dupapuro nanjye mbe nkora tuma ubundi ibintu bigendewa neza ariko agasuzugura kari hano we ngo ngire ibiki vumvura numve ngo mbisubiremo mabuja we waruvuze ngo iki ntabwo nanumvise neza narindi kuvuga ati ngo yakonzanira umuntu nta n'isoni waje kwenda iki hano hari indi suku byuko ufashe njye naje gukura amafaranga niko kanze nuko rero niko kakuzanye jya ukora akazi ushinzwe kandi ugakore neza urikuyumva ntukaze kunziganya zanira umweyo inde zanira umweyo warambyaye ku buryo untuma sinakubyaye kandi sinakuzanye no kwisa ahubwo wowe icyo sangira nawe ku isahane oya uramemba ariko urariye tuzajya dusangira ukabije kumenyera n'ikindi gihe ntabwo ntabwo nakumenyera umenya ukabije kumenyera n'ikindi gihe uri kuyumva mbesire anyumva nta n'isoni rega nakumvishije ndanakora n'ikindi gihe ako marusha reka tujye tureka reba biriya bipapuro koza ibyombo gufura kuvoma nagenda mbona ku mugozi ese yumye sinayanuye wagiye kureba hari uko atariho nayishyize nta n'isoni rega mabuja rero nawe uri kumva mu bwonko bwawe byibura ubwonko buri kubara neza niba ugira umushi niba ufite ntabwo mbizi iyo wanteye se iyo abandi bagabo baguteye abahe buri munsi aho ugenda hose tuba turi kumwe ariko mana yanjye mbesire ntunze hano nta n'isoni gicucu gusa ntago ari gusa icyo nzi cyo niba udatwitungaye ndavuze ngo ngiye kuva ahangaha ngende nsanga imirimo yose wayisoje nuko natari umuhanuzi hano reba bene wanyu uramanura nge mfana iki nawe nta kibazo tuzaba tubibona mu minsi iri imbere iminsi iri imbere wintege iminsi ntabwo n'imana yanjye mvuze ngo iki kora ibyo kora kanze nkora akazi kanjye gira vuba ahubwo ibyo nakubwiye byose ubikore ariko nawe ujye umembera igihe reba ejo bundi ukwezi kwararangiye si ukwezi kumwe murimo ukwezi kose ndagiye mu mwanya ndaje ndayakuzanira ariko nsanga ibyo nakubwiye gukora wabikoze cyangwa se ngera aha ngaho usohoka utaha nawe ujye ariko nawe uzabikora umunsi umwe ureba ibiki nawe uzazoza ibyombo unakubure biriya bintu byose bitora ariko kumva wakomeje kunsiganya umva rero umukozi wenyine ngamabuja dore urabona nsoje koza bino byombo dore ibasi imwe nanjye nerurindi uvuze ngo dore ibasi imwe nanjye nerurindi nta n'isoni ugira aho umeze mute uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ko gahunda y'amatora izagenda tugomba gutora umuyobozi utubereye sibyo ariko se abandi bagiye ko mbona muri bakeya
baba bakiri mu nzira muyobozi. Okay, nta kibazo, tudatinze rero twatangira inama yacu. Inama yacu rero ni ukwiga ku matora, tukazajya gutora utubere kandi ukwiye kutuyobora nk'umuyobozi mwiza, sibyo? Amasaha azuye mu nama. Dore umusirimu w'akagari Gihabazi. Komada, iki nicyo gihubuziye. Nye mwahageze kare se n'iki mwumvishe nge ntumvishije. Tuzi ukurikira umuyobozi. Ese mada watuje ukumva ibyo umuyobozi atubwira umushiha ukawugabanya. Mushiha se ubonye mushiha. Nese nta nubwo wumva ko turi mu nama, nta nubwo bubaha umuyobozi. Windeba reba umuyobozi wayoboye. Oya, ndareba wowe reba igihuziye, nta nubwo wakumva ibyo umuyobozi avuga, ahubwo kuza tukabusanze. Utandebye ntago wari umuyobozi. Umuyobozi se turamureba gute uri kudutera icyugazi hano? Ntacyo gazi naguteye, nuwo nzamuyeho umuntu. Gusa ko inama muyigize isuku. Ni inyanya zitanditse hari hasi uri kugura. Cyane ibishyimbo biri hari. Umva mada. Tuvuge ko usigaye uri indaya ukaba watinze mu buraya akaba iki cyagukereje mu nama. Murayeho kangahe se wagasore? Se ko numva ushira isoni n'ukwezi. Nzishira se urabona ari icyapa nyanditseho ko ncira isoni. Se babo muturanye bameze bate? Bameze uko bameze. Bajya mbahindure se. Ceceke. Mwese mada hindukira hano. Umva umuyobozi. Umugore ushira isoni. Waje mu nama cyangwa waje gushihura nawe wahasanze? Mwese musanze niho banshinguyeho. Ariko se mada ko mbona ufite amagambo nk'ay'indaye ubundi. Gakaraga inyuma uziko akaba. Jewe ni ngiye ututse gutyo. Harundi se Shaho nagukoma shumi. Unkoma se Nagukoma. Ukifata abagabo bangana gutyo ukabatuka. Ubwo se nawe wibona nk'umugabo cyangwa wibona nk'inshinzi ishinga ku muhanda. Kandi ugwasanga ufite n'umugabo. Ahubwo se niba mufite birakureba. Abadamu mwahereye. Jewe nagukoma. Uburyo wazagenda unyura. Inama niyo yakuzanye, tega amatwi. Yanda. Twebwe witwumva. Jya witwara neza mu nama. Iyo ni inama twajemwe. Hano ntabwo ushinzwe uko nitwara. Yambabaje mu buzima kugira ngo ukontorora ubwawe. We kunkontorora. Hanise umugore we. Ariko Imana ikundire. muri mucicike mbabazi. Nta nubwo yakora n'umuntu azanye neza. Niko. Ake? Nimwe mwatubijeho inama ku buryo rimwe muyobora inama. Uravugira umuyobozi se wo mubereye mu biturukira ukamujyana hano ukamukumisha muri rigori. Amatwi imbere. Ndavuze ngo ahubwo mwese mukurikira umuyobozi hariya. None se turashaka uriyemera ute n'akavuyo ufite? Zikogera nka satani. Umugore waje mu nama cyangwa waje mu umugore ari inyuma mana su ni umugore. Umwe yibiki wowe.